Ni inkuru y'akababaro kuri Rocky Kimomo ndetse ikaba n'inkuru iteye ubwoba ku bandi ba content creator basa nkaho bari hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bano ba YouTuber bose b'abanyamakuru. Nkuko mubibona rero kuri screen yanyu, iyo ni channel ya Rocky yitwa Rocky Entertainment. Ikaba ari channel rero yari ifite subscribers 1,270,000. Rero Rocky kuri iyi channel ubu ngubu tukaba tumaze kumenya yuko Rocky yahawe ibihano kuri iyi channel na YouTube cyangwa se abakuriye YouTube. Ngira ngo murabizi yuko bamaze iminsi batanga ibihano, amacano menshi bayasiba, andi bakayambura monetize, n'andi bakagenda babakubita icyo bita copyright strike na claim byose. Gusa ibya Rocky byo birababaje cyane nk'umuntu wari umaze kugera ku rwego rushimishije. Ngira ngo kugira ngo channel yawe igere miliyoni y'abasubscribers ni ibintu bihambaye cyane. Rero urumva ko ni ibintu bikaze cyangwa se biteye ikibazo rwose kubona iyi channel nk'iyi ngiyi yari imaze kuba ubukombe hano mu gihugu cy'u Rwanda yahabwa ibihano. Ari byo bihano ngiye kubabwira ndetse mbabwire n'icyatumye babimuha, kugira ngo namwe niba mufite amacano yanyu mubashe kuba mwabyirinda, kugira ngo ibyabaye kuri Rocky bibe bitakomeza ngo bibe no ku bandi banyarwanda benshi, kuko byaba ari igihombo rwose. Uramutse ubonye nka Mama Urwagasabo ikurikiyeho, channel ya Mutesi Scovia ikurikiyeho, cyangwa se ukabona indi channel nk'iya Gentille Deo nayo iragiye, urumva byaba ari ikibazo cyane rwose. Nizere ko nkurikiye ariko wamaze gukora subscribe. Iyi ni Dego Media, nge amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirimaka naryo ni iryanjye. Ndagira ngo tugendane gake gake ubashe kuba wasobanukirwa icyateye kuba iyi channel ya Rocky Entertainment yahabwa ibihano, ndetse Rocky rwose akaba ubu ngubu yatangiye no gukoresha iyitwa Kimomo News, akaba ariyo ari gucishaho ibiganiro bye byari bisanzwe bica kuri iyi ngiyi Rocky Entertainment. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize ibintu byabaye kuri Ismael Mwanafunzi igihe channel yiwe bayisibaga. YouTube yarayisibye iyo channel yitwaga Ismael Mwanafunzi Talks. Iyo channel rero impamvu yasibwe bikekwa yuko hari icyo abantu benshi bagereranya nk'akagambane kabayeho mu bayobozi bo mu gihugu cy'uburengerazuba bw'u Rwanda, bakaba baragize ikintu baba batanga kuri YouTube cyangwa se baragize ukuntu biyegereza YouTube, ubuyobozi bw'uru rubuga rwa YouTube. Rero bakaba barakoze intonde cyangwa se bakaba baratanze urutonde rw'aba YouTuber cyangwa se aba content creator bo mu Rwanda bakomakomeye, amacano agiye akomakomeye yo mu Rwanda, bakayaripotinga hariya muri YouTube. Rero ahangaha bikaba bitarangiriye aho ngaho, ariko ugasanga bagiye bakomeza no kugira ikindi kintu batangamo, ku buryo nyine bashobora kuba barabishoyemo n'akayabo k'amafaranga. Ibi bintu byabaye kuri Mwanafunzi we ntiyigeze agira icyo ashaka kubitangazaho, kuko ntago ntiyigeze agira icyo abitangazaho, ahubwo we yarakomeje ahita akora indi channel. Ubu ngubu ndumva ifite ibihumbi 40 na bingahe gutyo kuzamura, iyo bita Ismael Mwanafunzi Docs. Urumva bijya kujyana na Ismael Mwanafunzi Talks. Rero we yahise akomeza urugendo nta byo kujijinganya, ariko nanone na Rocky nawe bikimara kumubaho yahise ashyiraho itangazo kuri YouTube ye yitwa Rocky Entertainment, kubera yuko iyi YouTube ye ifite abasubscribers barenga 1,000,000. Urumva yo ntago yo bayihaye igihano kiremereye cyane, ariko nanone kirababaje kuba umuntu bamwambura monetize yarageze kuri uru rwego rwa miliyoni y'abasubscribers, kumwambura monetize burundu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu wenda ahantu yakinjiriza kuri iyi channel nuko yajya yamamarizaho bakamwishyura, ariko
ariko ntago rwose yafata amafaranga ahembwa na YouTube. Ahangaha rero tugaruke ku ngingo nyamukuru yo kuba zino YouTube channel bari kuziha ibihano, ariko nanone ibingibi bikaba biterwa nuko nyine bari abayobozi nakubwiye bo mu gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda. No kuvuga ngo channel yose ikomeye cyangwa se isa naho ifite uburemere ikaba yarakoreweho ibiganiro bijyanye n'iriya ntambara iri kubera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo ndi gukoresha mu burengerazuba bw'u Rwanda kugira ngo YouTube itaza guhita imenya neza aho ndi gukoresha kugira nanjye bitaba byambaho. Ako nyine murabizi neza, murabizi ni kiriya gihugu nyine kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda hirya ya Kivu. Ari byo biri no gutuma abantu benshi bibaza bakavuga bati ese ubu ngubu koko mama Urwagasabo cyangwa se presidente w'abanyamakuru bacu hano mu Rwanda we bizagenda gute, ko tubizi neza ko yagiye anakoresha bamwe mu bantu bari bayoboye urugamba hariya hirya mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, ndetse akabakoresha ibiganiro akajya no kuri tere rwose aho urugamba rwabaga ruri kubera, ibintu byose akabitwereka. Ese buriya we ko yabikozeho ntago we bishobora kuba byamugeraho kuri iriya channel ye yitwa Mutesi Scovia? Ese bimeze bite? Nibyo bintu abantu benshi bari kwibaza uti se niba Rocky we bimubayeho bikaba ari iyo ntandaro, ndetse mwanafunzi tukaba twaramubonye nk'urugero rwiza rwo kuba YouTube channel zihagaze neza zavuze kuri biriya bintu zishobora kuba zasibwa bitewe nuko nyine baba ripotinze. Ese buriya Mutesi Scovia we nta cyoba afite cyo kuba biriya bintu rwose byaza kumugiraho ingaruka nawe? Ndabashimiye mwebwe mukomeje gukora subscribe kuri Dego Media, n'abandi mutarayikora nimuyikore, ubundi mujye muri comment mutubwire se niyihe channel mubona bari bwadukire bwa gatatu bakaba bayihesha ibihano nayo ikajya mu bihano. Iyi ni Dego Media, nge mwari kumwe, amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima kana ryo ni iryanjye.